bite byaro yes banza kuvuga nabi kwanje hari vitamine kuri wowe kuki ubishaka buri gihe umuntu mukuru nkawe ntabwo wakagombye kubaho usa n'umuntu utazi icyo uri gukora niba kandi wumva kuba mu kazi utabishoboye mbwira ikindi wifuza aba ari cyo dukora mbwira ikindi ushaka uko dukora aba ari cyo dukora ngezaho igitekerezo uvuga uti mu by'ukuri ngewe ndumva ndushye Sechiwi we ntabwo nabiteguye kukubabaza bigeze ahangaha kandi gusezeranya ko bitazongera umbabarire rwose uburakari bushire ndagusaba imbabazi n'ukuri ntabwo bizongera n'uburangare nagize kandi ntabwo bizongera n'akazi ngiye kongera nisubireho ngakore neza pe Yana yes ndakumva cyane baretse gato yandaje nkuvugisha mu kanya bose nje ku bwanjye nka Deo ndasaba imbabazi nemeye ko pe twakoze uburangare no guhubuka tukagenda dusize office ngiye ku bwanjye mbabarira kandi iki kintu ndagusezeranya ko kitazongera kandi kuva ari ubwa mbere byenda bitubayeho nzakora uko nshoboye kose ntibizongere kuba rwose ubyumve kandi musabye imbabazi mbikuye ku mutima ngiye kugenda nitabuye umuntu mpamagaye ikintu ngira ngo mbasabe ni ikintu gusa mwite ku kazi mwite ku gituma turi hariya murabizi ko niho tuvana ibyo kurya niho duteganya ubuzima bwacu bw'ahazaza mwanyumvise ntimubimparire ngo mubifate nk'ibintu byanjye ku giti cyanjye nimubifate nk'ibintu byanyu urakoze cyane Nisao, nisao. Nisema Joana. Ko usaba ufitiye ukubaye ndashaka kubona na Paul. Mufite gahunda se? Nta kibazo ndaje tuvugane. Nasi gutari wamugaye umbwire kuri bose. Turavugana ariko ni kibazo ku mana yanjye. Nshobora sikaza. Arimo se kuko. Arimo. Aramwerekana kureba. Hakorera icyo kutambwiye ko ugiye kuza nabwo ibyo kunwana twagenda wowe. Genda. Ora kujya kumureba. Yego, arimo hano. avuze ngo ni Mama Joana Pode mexer de cima. Mas é nele. Come sa? É sim. Kazi. Kazi ni sawa. Ndabona mukamerenda. Bite se? Chatura. Machua Mama Joana wamumenye umutima tumfundiye ndapfuye yesi niwe kandi ntabwo kuzi turicyonze duti ntabwo shuri isuku kumwemerera akagenda none se kwaje mbona bifite gahunda yo kujya ngenda bigenze gute
uragira mbikenze ahubwo mbwira ndamuhagarika ndetse ari kwihuta ariko amanza burane na Paul ntamuzi gahunda mfite ntabwo ugomba kumwemera ubu wabuze ikintu byibuze umubeshya kugira byibuze nta kintu wari okay umva mubwire sibyo kanjende mubwire ko simubwire ngo igituma itavayo ukora amakosa ukora amakosa mbwire n'icyo nkora aho uri guzategereza ko njye mubwira icyo ukora ntabwo ureba uragenda ukorera iki ntabwo uri kunirukanka no kunsuza n'agashara kunsuhuza nkuriki umva iruka jya mu biro nkuriki se nkuriki jya mu biro ntushaka cyane so sibyo cyangwa se ujye mu biro wicaye ku barongo ya nawe kandebe amakosa mfitanye amakosa w'ingo yazatuma ntwari iyi kampani koko ntacyo bibaye baraherekeje hano ushaka se ako se waretse nkaza nkavugana uya yiwe Paul muravugana mu kanya mbabarira n'akantu kihutirwa mbabarira ngwino n'akantu kihutirwa mbabarira ngwino reka nzi yego nta kibazo hajya ngo bebe araryamye ashaka kubarya cyangwa Chantal nta nubwo ubizi aho umwana wawe ari ariko Furo ngaho mbwira buri ibyo wambwiye n'ibyo cyangwa umutwe wanjye wumvise nabi ariko mumacana niba umuntu akwitabaje nk'umuvandimwe we nk'umucamo umva nkubwire Furo ntabwo ndi hano kugira ngo nkubwire nk'umuvandimwe wawe cyangwa nk'umuntu wo mu gahinga cyangwa n'iki ndakubwira nka murumuna wanjye nta soni umugabo nka Paul umugendesha kungegera nk'iyi ngiyi ariko ngo abasore bara nawe uri umusore harya nta soni urasenya urugo rwawe ubireba Furo umugabo ukubaha nka Paul umugabo ushakira urugo umugabo nta kintu akwima urashaka iki nyuma y'insoresore nk'izi ngizi koko none ngo uravuga ngo nceceke ubwo naba nkumara iki nka mukuru wawe koko Furo nta soni mumacana nawe byakubaho byambaho guca inyuma umugabo wanjye nkamuca inyuma n'umuntu nk'uyu uyu umva nkugira inama ntabwo uzi Paul umunsi yamenye ibyo muri gukora muzabajye mwifasha ikindi ngiye kukubwira Furo ntabwo nshaka ko Paul azigera amenya ko njyewe ibi bintu mbizi ibizaba uzifashe niba mbabarira njye mubabarire byarabaye ko mbabarira umfashe nyine uzavuge ko ari musaza wanjye ubizi niyongera kubikubaza cyangwa se najya kubaza ujye uceceka sinzi Furo mbabarira njyewe mwemere ariko ubundi wamukuye niko iwanyu ni he iyo urebye urabona waba muri family yacu wowe ngo umusaza wawe ega nkuko nabikubwiye twarakundanaga mbere rero ntabwo nari kubona gumya kwicwa mwakundanaga mbere se wagiye kwemerera iki Paul nari naramubuze noneho umubonye ati reka mfatireho erega munanicarana muri biro umwe ari hariya undi ari hariya nta n'isoni wumva Furo mwana wa mama reka ngo hane ibiri hano hanze biteye ubwoba Furo ubwo urambwira ngo Paul nabimenya bizagenda bite oya kukwica ni kimwe ariko umunsi yakuje nta nubwo azagushyingura niyo makuru nayo ngiye kugutangariza ntugire inama nka mukuru wawe yagusigiye ibere rekana n'iyingegera ariko ubundi umuntu w'umusore udatinya n'umugore wa sebuja ubwo urumva ari umuntu Paul natanakwica n'ingegera izakwiyicira uyu ntabwo ari umuntu kandi mva nkubwira niba utanabibashije kubwiza Paul ukuri njye nzabimubwira ntabwo ngomba gushyigikira ibibi nk'ibi mukorera aha ngaha kandi mugiriye inama uve muri uru rugo byakubera byiza kurusha
Nagukanga. Ibi Icyo nawe ngenda n'umuzi. ibi ngenda bimenyereye ko gukanga serakanga ndi kuvuga ngo nuko nsigaye ngira ikinyabupfura. Sheri imeze bite se? Akuse ufite ikihe kibazo? Shereka yari amagambo mama John yambwiye. Amagambo niri gutekereza. Ndi kubitekerezaho, ndi kubitekerezaho. Ndumva byambujije amahoro neza neza. Sinzi icyo ndi bukore. Ako Sheri kuko umuntu ungana reba ukuntu ungana kweri ugatekereza amagambo y'ubusa nkariye. Mama John ntumva amagambo yatubwira y'ubusa. Ahubwo uretse nkubwire njye naramwubashye kubera wowe kubera urukundo mukunda. Wari Reka nawe urukundo rwawe ruzankoresha uzi ko njye ntajya nihangana umuntu n'umwe umbwira nabi kubera Ariko kukuba. uzi kuri ari nk'ari mama. Kumubwira nabi. Reka Ubwo urumva ibintu yatubwiraga atari byo. ibikizi Ibiki. yani umva biriya bigambo yahuraguye urumva njye nari kumwereka ko ndi umwana w'inyamirambo njyewe urumva ningimuonyesha kama niko mtoto wa Nyamirambo mimi unasikia Akudiwo. Akuyamutse mukunu wa mugani ibintu yavuze biramutse ko bibaye byo. Ubundi wowe ubona wamarira iki? Kandi ko nukuvuze ihangane ndabivuze. urakoze nukuvuze Ariko do wibabara sibyo? Windakarira. Ibintu yavuze nge ndimo ndabitekerezaho. Nkatekerezaho mugani biramutse bibaye byo. Ibaze Paul, ibaze aramutse amfashe akamenya amafuti yose namukoreye umugabo arirya kimara. Cheka ibyo ntibikwiye gutekereza simukomeza gutekereza ibyo bintu urumva ngiye company nzayi Ubusima Macwana nayanga umuvandimwe wanjye umugabo wanjye akazabivumbura kanyanga de wowe uzamarira iki? reka Ubwo ibyo bintu ntabitekerezaho umva umuntu muzima ibyo ndabira bigamba avuze bisimbuye urukundo ngukunda koko. Sheri please Sheri akundi wakwanga wakureka. Sheri ubu urumva wandika nkabahe koko None ko mbona kugukunda bigiye kunkura ibibazo bikomeye cyane. Sheri ndumva senze nukuri reka nkubwire uramutse unyanze nakwiyahura siyo kandi wowe mbona wanabikora. uramutse unyanze nakwiyahura. Oya umva nkubwire nakacwa n'agahinda kandi please tuze ibintu byose twagiye tubikora urumva habaye mu gutuza umutima hamwe siyo ari amagambo wiyitaho siyo urumva bya nibiduca intege to mwizere kumbara kukunda bikunda ibibazo byinshi. Oya ariko se ura nge company ni nkaho tuyifite mu biganza byacu urumva wowe uzaminduka. No Sheri nago wamemukira. I love you. Kibazo ndukora umugabo wanjye ubimpa. Ayiwe Sheri ubuzima Macwana amafuti yanjye arayamenye ntibyari ngombwa ko abimenya. Oya wikwita kubera ikibazo wanteje watumye abimenya none reba ukuntu ari n'ishyari ariko kugirira Macwana yangiriye ishari. Umuvandimwe wanjye turakundana cyane niyo mpamvu yarebye ukuntu abikavaringa. Sheri ndagusezeranya sinzigera nkureka urumva ubwo tuzatumaze kwegukana iriya company wibuka amagambo nakubwiye uribuka si byose bituma ufata umwanzuro binanira. ngaho basi niba ubyemeye nkobera niba ubyemeye nkobera umva nkubwire ariko tugabanye sibyo? Tugabanye nta kibazo turagabanya. Sheri I love you so much. Nakupenda sana kabisa. Sara reka ngende atajya no usanga tunicanye mu ntebe gutya kureba umwana. Makayira nyine ngende. Numva nakomeza kukureba. Ngaho reka nambuke neza. Akundisha umwana. Mwitira n'ikindi. Iwe. Aha, yewe.
ariko ibyo uba wigira ni ibiki? Hehe, utangiye kwiyemera, utangiye kumbabaza. Gahunda yanjye ni imwe, ni uko iyi kampani ngomba kuyegukana. Ngo harya sinize, ubu noneho nibwo ngiye kubereka ko nize. Arega kujya mu ishuri si bwo bwenge gusa, iyi kampani ngomba kuyitwara. Niyo gahunda, niyo gahunda. Chef, ndabona tutazumvikana. Habaye iki? Niba buri munsi nkubwira ngo umpe raporo ukampa ibituzuye, byaba binuzuye ukazana bidasobanutse, ukeka ko tuzaguma muri ibi? Ibiki bose? Mba nkubaza ibyuzuye, ntabwo mba nkubaza ibice. Ni ukuvuga ngo buri gihe iyo nkukeneyeho raporo nzanira ibintu nanjye ubwanjye ntashobora kujya gusobanura hariya. Haba ibyo nkosora nanjye ubwanjye nkabijyana bimeze neza, haba ibyo ngusubirishaho ukabizana n'ubundi bigipfuye. Sinibaza ko tuzaguma muri iyi mikino nk'iy'injangwe n'imbeba. Mbese bose, buri gihe muzana raporo zituzuye. Nabuze n'umunsi umwe nzaguha raporo basi nishimye, nanjye nishimye. Buri gihe unshinege, uko nguhaye raporo unshinege. Uragira ngo nkore iki kweli? Wicunge. Wicunge urimo urandakaza kandi byazakorwa nabi. Ntabwo byumvikana. Buri munsi nguha raporo ngo use ibyo wansabye ndabikoze. Ejo ibyo wari wansabye ubona n'ubu ugiye kunsubirishamo inshuro zingahe? Ariko niba tuvuganye ntabwo uba ugomba gukomplaininga mu mafuti. Oya ntayo mafuti. Nta kintu kizima kiri aho ngaho. Nawe ubaye jyewe ibyo ntabwo wabyakira. None se urabyakira keretse niba unzaniye izo mpapuro ngo nzijyane mu rugo iwanjye bajye kuzitekesha ibishyimbo. Ndazijyana kwa bosi zimeze gutya nk'ibyo ngibyo se. Bosi ko turimo turagurana cyane. Nazanywe n'akazi ntabwo nazanywe no guta igihe hano. Yes, injira. Kubera ushaka Wanashakira iki? Kandi nshaka kuvuga. Aya ntabwo bishoboka, ariko nkivugana nawe birarangira. Nindangizanya nawe arakwitaba nta kibazo. Okay. Ntabwo kumbwira none. Ariko nawe ubwawe nkeka ko wahejwe. Umusore wacu arimo aritwara nabi cyane. Gute? Ubu bayeho ubwacu manzanira raporo zituzuye. N'ibyo yita ngo yujuje akabizana ari ibintu bidasobanutse nanjye ntajya gutanga hariya. Gusa sinzi aho bipfira. Uretse ko tutaruciye no ku ruhande, namwe ubwanyu nkeka ko ari icyo mubiziho. Ibigize? Akazi karimo karapfa mubigizemo uruhare. Gute? Sinzareka akazi ngo gapfe aricyo nshinzwe hano. Ari kwica akazi nanjye ntabwo mbifitemo uruhare. Namwe mubifitemo uruhare. Mbifitemo uruhare gute? Ariko reka mbabaze. Iyo ncecetse mukeka ko nta kintu nzi. Uzi iki wawe? Mukeka ko ndi Karoli. N'icyo uzi? Kuba ncecetse. Kibura narategereje ngo ndebe ko mwisubiyeho akazi gakorwa neza. Kisubiraho? Twakoze iki? Murabikora nkabareba nk'abihorera mugakeka ko ndinjije. Si icyo ngendereye, gusa icyo mbasaba ni uko akazi gakorwa neza tugatanga umusaruro ufatika.
okay byiza umuyobozi aha ngaha ndumva utangiye kurengera tubura kwinjira muri vie prive yacu sinzi gabanya kabisa rwose muratwinjira cyane bikabije turabikora twibarera ngiye kubasa ko byandi byanditswe muri ibi umuntu murabikorera nibarera none se muzi igitumye ndi hano nakazi ikindi none niba akazi kadakorwa numva n'abandi hano muri iki ariko nawe uri murakabye akazi kadakorwa waje usanga akazi kadakorwa none se niba karakorwaga naje gukora iki waje ko ari igihe bamwe ko abantu bongera abakozi muri kampani ariko nabo bavuga ko akazi katakorwaga barengera se kampani niya verisa wasanze se twarafunze imiryango mugerageze mu bukosore arasoraga kampani yarasora byaba byiza dukoze akazi nta kubangamirana kandi murabizi namwe cyane ndabizi Sechiwi, Sechiwi way.